Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko ushobora guhisha umuntu status zawe ndetse n'ifoto yawe kuri WhatsApp. Urafungura WhatsApp yawe, utegereze ifunguke. Nimara gufunguka ujya hano hari utudomo dutatu mu iguni iburyo, urangiza ukande hano handitse setting. Uva kuri setting, hano dufite business tool, dufite accountant, ubwo ni account, dufite privacy, dufite avat, dufite chat notification, turaza duhitemo privacy. Urabona dufitemo last seen and online. Iki ni igice kigufasha kubona kugaragaza usuye WhatsApp yawe kuri telefone yiwe, akareba ese uheruka online ryari, ese uriho, byose akabibona. Bishatse rero urabihindura. Urabona ngifiteho nobody, ukandaho ugacuzinga. Ushobora gucuzingamo everyone, ushobora gucuzingamo my account. Bivuze ngo abo ufite kuri telefone yawe wasevinze niba bashobora kureba niba uri online cyangwa se igihe uherukiraho. My account except, hano bivuze ngo uba ugiye guhitamo ba bandi bazareba igihe uherukira kuri status, igihe uherukira online ndetse n'igihe, cyangwa se niba uri online. Kubera ko na interineti ntabwo byakunda. Then nobody bivuze ngo nta muntu n'umwe wemerewe kureba igihe uherukira kuri online. Ahandi handitse ngo who can see when I'm online. Ese ninde ushobora kureba kumbona mu gihe ndi online? Bivuga ngo ni kimwe, hano ushobora kuvuga ati ni buri wese cyangwa se ni same as last seen, ni kimwe n'ababonye last seen. Ukora ko hano twavuze ko ari nobody, bivuze ngo niba uri online ntawabibona. Ikindi nicyo bita photo profile. Profile photo igufasha kugaragaza ese buri muntu wese yemerewe kuri foto ari kuri profile. Iyo ukanzeho nabwo bakwereka ibice bisa nk'ibya twabonye haruguru. Ushobora kuvuga ati ni buri wese, ukavuga ati ni my account, ushobora kuvuga ati ni my account ariko usibye abo bantu ukabaselegitinga, cyangwa se ugakoresha nobody ukavuga ati nta n'umwe. Ikindi twagombaga kureba ni status. Status zawe zirebwa n'abantu bameze bati. Ushobora nabwo guhitamo uzareba status yawe, ukavuga ati ni umuntu wese ufite kuri my contact, abantu bose basevinze nabo my contact except. Ushobora kuvuga ati ni my contact ariko usibye aba bantu ugiye kuri moving, ukabe excludinga. Cyangwa se ukavuga ati ni only with, ugaselegitinga ba bantu noneho ushaka ko bazajya bareba iki, bazajya bareba status yawe. Murakoze gukurikira iyi video, mwari kumwe na JP.